Kwenye tuwaikaze kuri channel yacu ni Diaspora plus 250. Ndakwibabwira kenshi niba utarakora subscribe kora subscribe. Nitwe Tijara Kabendera nyita TK Big Sister Mama Africa cyangwa se Queen of the Mic. Ndi kumwe n'umu legend. Umuntu twabanye muri ya myaka abantu batabashaka guha agaciro umuziki nyarwanda. Sava. Raskayaga. Uracyitwa Rasisi? Ndacyitwa. Nago biravaho. Oya nago biziga. Uyu muntu ni maguru we. Yakari munagakundaga cyane. Ndumwe mu bantu bakinjoyinze mu gihe kasohokaga. Yatwicaye kuri Galaxy Hotel mu mujyi wa Kigali ndi kumwe na Raskayaga abesha bamwita Maguru nanjye ubwanjye niryo zina mwita. Tugize amahirwe kumwakira kuri channel yacu nshya yitwa Diaspora plus 250 cyangwa se Diaspora plus 250. Nawe rero impamvu ngiye kumwakira hano nuko nawe uri mu diaspora. Iyi channel yacu ikunda kwibanda cyane ku buzima bw'aba diaspora, ku buzima bw'abanyarwanda baba mu Rwanda ndetse n'abahanze, arukanika kugezaho byinshi uri mu Rwanda utabasha kwigereraho, tukakugerera hahandi hirya mu byaro maze bikabisanga kuri channel yacu ukabasha kuganira natwe. Kayaga amakuru yo muri diaspora kwanza kugira ngo aba diaspora bagenzi bawe bakureba bakwiyumvemo amakuru yari hakurya. Ya amakuru yari hakurya ubu ni meza, akazuba gatangiye kuva, imbeho irashize, ni igihe cyo gutembera, abafite urubyaro ni igihe cyo gutembereza urubyaro, ni igihe cy'amasorti, amavakanse, ibintu nk'ibyo, n'akazi kenshi ku bantu baba bakeneye akazi kenshi, utundi tuntu twiyongera ku kazi baba bafite. Ubu ngubu nicyo gihe cyabyo. Nk'abari mu Bubiligi abantu b'abajene bagifite imbaraga, ubu ni igihe cyo kujya aho bita Brackenberg, nyine aho abantu bakorera amafaranga menshi mu gihe gitoya. Icyo gihe baba bakora iki? Icyo gihe baba bari gukora utuzi kubera ko ni ku mazi, ni ku nyanja, abantu benshi baba bahungiye ubushyuhe ku nyanja, bagiye mu mavakanse mu gihe cy'amazi nyine bari kwenjoyinga inyanja, boga bagira gute. Rero baba bari gukora mu maresitora, amahoteli, ibintu mbega bigendanye n'ubukerarugendo. Ubwo rero abantu bakiri bato bafite imbaraga bajya aho ngaho bakajya gushaka amafaranga mu gihe gitoya gihwanye n'amezi 2 cyangwa 3 ushobora gukoreramo amafaranga afatika. Nanjye nyine iyo ndi hariya nirukanyirayo nkakora nk'amasaha 2-3 ariko abantu wera tutajya tuguruka cyane ngo tugereyo tuhagume tuhabe tugire gute. Abantu nyine babinahangaha sometimes yumva nyine niba ariko akundi gutekereza ngo ikintu simbasha kugikora reka ngica amazi, ugasanga bavuze ngo wunse bari abantu babiburayi ngo no gukora akazi ka gutya no bakakita ko gasuzuguritse. Ese iyo image yuko twe tukivuga ko ari akazi gasuzuguritse tuyikura he? Ugasanga abantu bari mu Rwanda baravuga ati abantu bari burayi usanga bakora akazi gasuzuguritse ngo sukoza ibikecuru ngo sukugira gutya ngo gukora mu tubari se gukora akazi ko mu rugo bagakunda kugaca amazi. Why mwebwe mu burayi mwumva mumeze muti? Baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Ariko nanjye nakogeraho ngo ikinyoni kigurutse kitavuze kiba ari igishwi. So ikinyoni nge ndiyita ngewe bariya bataragerayo ni za zindi zitaraguruka ngo zimenye iyo bweze. So nge ndi umuntu ukunda gukoresha umuco cyane kuko nicyo kintu ngenderaho, n'ubuhanzi bwanjye bugendera ku muco wanjye cyane wa gakondo. Mu bintu nkora ari byo nshushanya, ari byo ndirimba, ari ibyo nandika, bikunda kugenderaho ngaho ibyinshi. Ntibivuze ko n'ibindi ntabikora, ariko ibyo nkunda kugenderaho ni ibyo. Kera nkandika mu runana nakundaga ibintu bimeze nk'ibyo, ibintu bigendanye n'igiturage. So ngize ngo ngusubize rero nuko umuco w'abazungu waraje wica umuco wacu. Noneho bikubitanye n'ukuntu twebwe abatesi abirabura turi abatesi. Turi abatesi. So iyo wumvishije umuntu ari gukora cyane biragutangaza kuko turi abatesi. Iyo ugiye mu mateka ya kera usanga abirabura bakomoka ku bwami bwitwaga Kimiti. Ubwami bw'Abakimite
bwari ubwami bw'abirabura, so ni abatesi, ni abaprince, ni abaprincesse, so ibyo ngibyo rero kumva ngo umuntu arakora cyane ntago bo babyumva. Ariko iyo ugeze hariya, ugeze mu bundi buzima, uhita ubona impamvu zo gukora cyane. So rero abantu bavuga ngo hariya ngo abantu ngo boza abakecuru, ngo boza imirambo, hari n'umuntu nigeze kubona akora ikiganiro ngo boza imirambo, abandi ngo bagira gute, yego hari utuzi twinshi, tumwe kubirabura dushobora kuba ari tubi, ariko se kabi kakwinjiriza amafaranga akaba ari kabi gute? bigendanye n'umuco, ariko nk'akazi ko koza imirambo ntago umuzungu yakaguha. Ibyo byo rwose umuntu uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hose ku isi utekereza ngo umwirabura yoza imirambo, ukayaga hariya mu Bubiligi abayoza imirambo, uko nukwibeshya ntago umuzungu yakaguha, kuko imirambo bayikoraho ibintu byinshi. Hari igihe bayikuramo impyiko bakaziha abandi, kuko uwo muntu aba yapfuye, nta mpamvu yo kumurekeramo ikintu cyagirira undi akamaro. So hari igihe rero babikuramo, bo baramwiyogereza, uza baguha umuntu wawe ujya kumuhamba. Bo baramwiyogereza, nimba bakoresha amamashini, nimba bakoresha abantu babo, ntago bizwi. Ariko ntago bashobora kuguha iyo chance yo kumenya izo secret zabo z'umuntu wapfuye, ibyo bamukoresha n'ibiki, ntago bashobora kuguha iyo chance wowe uri umwirabura, kuko barabizi ko abirabura ntago tubika ibanga, ntago tugira ibanga, ntago wabona ikintu ngo uzakimara n'imyaka 20 kikiri muri wowe. N'iminsi 2 ntago bishoboka, wumva biri kukurya bishaka gusohoka. Ibyo ngubwo rero iyo chance ntago bayiguha. Ikindi hariya mu Burayi nuko utuzi twe twita ko ari tubi, nitwo tuzi dufite amafaranga menshi. Njyewe nk'urugero ntago wama akazi ko mu biro ngo njyewe nzagakore hariya mu Burayi, ntago najya guhembwa 1500 nza ahantu ndi bujye gukora bakampemba 1800, ayo ngayo akaba ariyo makeya, cyangwa se bakarenza bakageza mu 2000 bitewe n'uburyo wakoze inshuro nyinshi cyangwa se umwanya wakoresheje. Nk'urugero umuntu woza amasahani muri restaurant nka restaurant z'abataliyani cyangwa se z'abashinwa, ari ama restaurant manini, aba Maroke, mbega zira restaurant nini ziba zifite nk'abantu 1000. Nje nigeze kuyikoramo, nakoraga muri restaurant byibuza yinjiza abantu 3000 ku munsi. Donc bajyagamo mu byiciro, bakajyamo icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu, yari restaurant nini. Nahembwaga amafaranga 3000. Rero ntago nava kuri iyo restaurant ngo nje gukorera amafaranga 1500. Ndiri make cyane. Kandi ndi umusore ugifite imbaraga, ushaka no gutera imbere. Kandi noneho ikindi, abirabura tuba dufite imiryango yacu n'ahangaha ikeneye ubufasha bwacu. So rero iyo uri umuntu ufite umutima, ufite no gushaka guteza imbere abandi bagenzi bawe, kuko tuva hano twarasize bagenzi bacu, tuba tuzi ubuzima tuvuyemo. Ntabwo ushobora kwibagirwa ubuzima uvuyemo n'abantu mwabo banyemo, keretse umuntu nyine udafite umutima. Ariko umuntu ufite umutima aguma atekereza abantu, batekereza abantu be aho yabasize, uko bameze. N'ikindi, abirabura tugiramo akantu ko kwiyemera, kugira ubereke ko wagezeyo hari ukuntu ugomba kumenamo. Ariko iyo uri umuntu nyine ufite ubwenge, ubiyemera ariko umuha ikintu gishobora kumugirira akamaro. Njye rero mu bushobozi bwanjye no mu mbaraga zanjye, ntago numva ko kukoherereza 100 cyangwa 50 byagufasha. Ahubwo nakwemera ngakora amezi 6 cyangwa se umwaka, ngakoreza amafaranga gufasha, kugira ngo nawe igihe ntafite amafaranga yo gufasha undi. Abirabura tugira indwara nyinshi, hari igihe umuntu aryama bugacya akavuga ngo ararwaye, akeneye kujya mu bitaro, akeneye iki n'iki, wenda ugasanga ni n'ibihumbi 10-30 utari buhite ubibona, ugahamagara wa wundi wafashije, se ntago wamfasha uyu muntu ukamugira. Njye ni muri urwo rwego kubigenza kugira ngo ni nayo mpamvu akazi k'ingufu nkubwira ko hariya ni nko kwizigama mbese nta kintu gatwaye. Reka dusubire inyuma gato tukazaguruka ku ubwo buzima. Natangiye mvuga ko ari Ras Kayaga, ariko wenda nawe aratwibwira, atubwira amazina ye nyakuri muri rusange. Ubundi mu buzima busanzwe, wowe twanakuriye ahantu hamwe, you are my sister, ndi musaza wawe, uri mu bishiki wanjye kandi mukuru kuri njyewe nkurikira. Ubundi busanzwe ababyeyi banjye banyise Nahimana Ibrahim, nkamvuka mu muryango w'abasilamu bukuru, ariko pani ibingibi twe tuba twarigize mwigize abantu bahatari. Nitwa Nahimana Ibrahim, ayo niyo mazina yanjye. Izina ryiza cyane. Ariko nakuze ubundi banyita Kayaga kuva kera, nitwaga Kayaga. Kubera iki bakwise Kayaga?
ni abantu barinyise kubera ko uriya ni umushuti wanjye cyane. Merci sana. Sawa sawa. Noneho nkiri umwana nakundaga kumva ibiganiro by'abantu bakuze. Nkakunda kumva ibiganiro by'abantu bakuze. Hari ukuntu kera tukiri batoya hariya pfiriya twebwe aho twari dutuye abantu bakuze bagiraga umunsi wo kuganira. Bakagira umunsi wo kuganira. Icyo gihe habaga hari nk'ukwezi, hari igihe kera hazaga ukwezi, ukabona nyine hanze harabona, ukabona hanze harasa neza, nta tara rikenewe. Noneho ryakundaga kuba riri hejuru ya ntuza ya Rebero. Ko mfite n'indirimbo nabiririmbyemo nubwo itarasohoka. Ariko baricaraga rero, abagabo barazaga bose bo mu ikaritsiye bakicara bakaganira, bakahahurira. Noneho abamama bakaba nabo bari hamwe bari kuganira iby'aba ariko bari kumwe n'abana. Njye rero numvaga ibiganiro by'abamama bitari kunyura. Numvaga bitari kunyura, ngashakisha ukuntu ngenda nkabinjiramo. Abagabo rero ntibakundaga ko abana babumvira ibintu. Bagiye kubona bakabona barambonye batanga ariko akana kagenda nk'umuyaga. Nuko nguko rero bahise banyita Kayaga. Kayagariza gutya. Wari ukomeje ku kantu uti no mu ndirimbo ya Nyeshya bizazamo nganzo zarakomeje kuko abanyarwanda bakuze mu ndirimbo zitandukanye bamaze almost igihe kinini, niba ntibeshye imyaka irarenga n'ibiri batarabona the new song, batarabona amakuru yawe ameze gute mu muziki. Ubundi wowe ko tukuzi mu muziki tukita Ras Kayaga cyangwa se Maguru, bimeze gute ku bijyanye n'akazi kawe kajyanye n'ubuhanzi? Umuziki sinzi ikintu nawuvugaho ku buzima bwanjye, kuko ukuntu nakuze numva ko buri rugo ruririmba, kuko nasanze mu rugo baririmba bya gakondo, baririmba n'ibisanzwe, abamararungu buriya Makanyaga niwe wabisobanura cyane, kuko Makanyaga ubuzima bwo mu rugo n'umuziki arabuzi cyane. Noneho njye niko nakuze nkura nkina gitari, nkura ndirimba, ubibona mu rugo nyine. Ni nako kazi nkora nkumva nishimye kurusha ibindi. Niko kazi nkora nkumva nishimye kurusha ibindi, nkuko nawe uvuga uti iyo nicaye umuntu ntunze mikrofone ebana. Nanjye niko kazi rero nkora nkumva nishimye, nkumva bindi mu maraso. Sometimes wenda abantu tujya tucurangana nibo bajya babibona. Iyo ngeze kuri stage ntangiye kuririmba, hari ukundi kuntu mpinduka. Umuntu wenda akambona akavuga ati no ntago ari kuriya tukuzi, ubu gute bimeze bite, wadushimije cyangwa se twari twumiwe. So ibyo ngibyo rero ntago nzi ukuntu bizi. Ibyo ngibyo nibyo bintu bigaragaza ko uba uri munyakazi muri ako kazi. Rero impamvu ntari kugaragara sinzi ukuntu nabivuga. Nabaye umubyeyi, nkimara kuba umubyeyi, nkimara kwibaruka umwana wa mbere, hari ikintu numvishe gihindutse mu buzima bwanjye. Kuko buriya iyo umuntu abyaye umwana w'umuhungu n'ubyaye umwana w'umukobwa ntago biba ari bimwe. Bose n'abana, ariko ku mubyeyi wuzuye ntago biba ari bimwe. Iyo ubyaye umwana w'umukobwa ugira attention cyane, ugira attention y'uburere, kandi umwana burya Abanyarwanda babivuze neza ngo umwana apfa mu iterura, n'igiti kigororwa kikiri gito. Hari imigani myinshi ivuga ku bana. So rero umwana iyo utamuhaye ibyo ugomba kumuha muri ya myaka ibiri, mbega ya myaka ibiri aba agomba kumara yonka amashereka ya nyina, ni nacyo gihe waruvutse ari mukuru, niwe waruvutse ari mukuru, ari umukobwa, ni nacyo gihe uba ugomba kumuha byose muri ya myaka ibiri. Noneho ikurikiyeho ni ukumuha inzira ya bya bindi wamuhaye, kumuha urukundo, kumuha inspiration, kumuha akazi, kuko burya n'akazi umurimo, akazi ni ibizungu, umurimo, kumuha umurimo abibonera aho ngaho byose. Rero nahise numva ko ngomba kugabanya ku nganzo yanjye, nkajya kwita ku rubyaro rwanjye, noneho nyuma nkazagaruka, kuko inganzo yo ntabwo izakama. Isoko rivubura riracyahari igihe cyose, ko nanjye naje ndisanga. Bivuga ngo kuva icyo gihe wabyara umwana wa mbere ufite imyaka 10 kugeza uyu munsi ntabwo urongera kugira ibihangano ushyira hanze? Oya, kugeza uno munsi ntabwo nashyize ibihangano hanze, keretse indirimbo imwe nakoze yo muri covid yitwa Noah,
n'iyindi nakoze ejo bundi yitwa Home Sweet Home, iyo nakoze nkoranye n'undi muhungu witwa Desman. None se ukabona wenda ntabwo navuga ngo amaherezo ari ayahe, ariko wenda navuga nti wumva muri wowe wavuze uti kuririmba ubuhanzi niko kazi nkora, nkumva rwose ndanezerewe meze neza, kumara almost myaka 10 nawe utabikora ukongera ukavuga utugiye kubigarukamo, uba wumva muri wowe umutima wawe uri utuje uri pose? Umutima wanjye uratuje nk'uko twatangiye ubivuga ngo ahantu henshi twagiye mu rugamba runini, uruganda rwari rukomeye, wowe uraruzi ntabwo byari byoroshye kuva igihugu cyacu kivuye mu ntambara no muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Habaye ibintu byinshi bituma imitima y'abantu no kwishima kw'abantu gupfa kugasubira hasi. Noneho abantu ukwishima bari bafite kwari kumwe konyine, kwari ukwishimira intsinzi no kwishimira ko igihugu cyongeye byibuza kubona abantu bagihaye inzira. Buri muntu akaba afite ubwoba, ariko avuga ati ubwo mfite ubwoba bufite ishingiro, ariko ubwo bufite ishingiro mfite n'abagiye kumfasha gushinga nanone ikirenge nkazuka. Sibyo uvuga ngo buri munyarwanda kiriya gihe, wenda nuko abanyarwanda bamwe tutemera kimwe, ariko hariya buri munyarwanda yarazutse, kuko n'abakoraga biriya njyewe niko mbifata ko nabo bazutse, kuko bari mu buyobe nabo barazutse. Nk'ubu hari abari muri gereza bavuga bati kuko twarayobye, twarabeshywe, twari turi kwibeshya. Byose ni ukuzuka, ariko kwemera bifata igihe kinini, bizageraho bifata igihe kinini buri munyarwanda bibone ko twarazutse koko. Noneho bangwe nireba iyi mikro naba nikomerekeho, abantu bamaze kuzuka bari bafite gusa uko kwishima kumwe ko kwishimira intsinzi. None ibindi byose, amateatre, ibitabo, indirimbo byaraguye, bikaza ari accessoire. Noneho bizanwe na Makanyaga, nuriya mugabo waririmbye Ansira, na Jean Paul harya hari uriya mugabo waririmbye Ansira we mbabarira, n'abandi nabitwaga ba Marshal de Gaulle, bari bavuye kuko bari kwaka amafaranga yo gufasha icyama kugira ngo biyubake. Ubwo nabo baza havuyemo n'abandi baje nyine baza, na ba Cecile Kayirebwa n'abandi bose, na Maria Yohane, noneho n'abandi ari abahanzi bishyize hamwe bari baje nyine baje gutyo. Ukumva n'uyu muririmbyi uririmba mbe mutoni wanjye neza sibira rimwe, Sifani ni ntuza, ni yewe maze kumwibagirwa kandi yari inshuti yanjye cyangwa ni Nyiranyamibwa. Nyiranyamibwa baje nyuma, ariko ubu ndaza kuza kumushaka mumenye di nanjye karimo Kamariza, ariko twe tumwanye gute Kamariza, nimwibagiye gute Kamariza, kandi yarajyaga mbona ndakana agahita avuga ati aka kana ndagakunda cyane. So rero abo ngabo nibo bazanye umuziki byibuza, ariko kiriya gihe abantu ntago babyumvaga kimwe. Noneho bari abantu bakuze, urareba ko bose bari abantu bakuze. Noneho umuziki w'urubyiruko nimwe mwadufashije, natwe dufasha abandi. Niyo mpamvu rero ntajya ngira dute ku gihe maze nari gukora, kubera ko ari igihe ndeba nkareba nkavuga ni kiriya gihe umuntu yararirimbaga akiri umujene bakamwita Sagihobe, umujura, amazina menshi, umujura, ibintu byinshi. Ariko kuri ubu ngubu umuririmbyi ni umuntu wubashywe cyane rwose. Urebye ufasha abangaba ba Melody, ba Riderman, bande bose, abo ngabo bose, ba Meddy, ba Ben, ni abantu araza hano byibuza yanakwicara hano kuri hoteli ntihagire umuntu uhungabana. Ariko twebwe kiriya gihe wicaraga kuri hoteli bagahita bavuga ati umucungu utuntu dufite agaciro. Ese buriya ko kwisuka igira isoko babaga babikuye he? Kibishyiraga ko bahanze ari abajura. Oya, hari impamvu babyishyizemo ngenda byumva. Abahanzi benshi muri 1994 bishoye mu bintu bibi. Bishoye mu bintu bibi,
abandi barapfa kandi bagatungirwa agatoki n'abahanzi bagenzi babo. Nk'urugero icyo nibuka umuntu witwa Sebanani n'umuntu witwa Rodrigue Karemera, abantu babishe cyangwa se babatungiye agatoki ni abantu bazwi, ni abantu bazwi babazi, ni abantu bari inshuti zabo bagendana nabo. Ibyo ngibyo rero iyo ubibonye, kuko nka Sebanani yafatiwe hano ku Gitega niwe yaratuye, afatwa n'umuntu none yarafatiwe ku Gitega hano hejuru hariya kuri segiteri ya Gitega. Nyine abantu bari bamuzi, inshuti ye iramuhamagara, araza, ahageze iramutanga, baramukubita, ajya CHK. Undi muntu nawe w'umuganga wakagombye kumusova kuko yageze CHK ari muzima, ari ugukomereka gusa mu mutwe, ariko aho kugira ngo bamusove, aho kugira ngo bamusove baramusonga. Nuko nguko twabuze Sebanani. Rodrigue Karemera nawe ukuntu babuze ni kwa kundi babwiye bati nimugoroba dufite reprise generale, umusirikare araza abwira abantu bo mu ikaritsiye tavuga ati kandi kano kagabo kajya karirimba ngo bari joro, aka kagabo karirimba ngo bari joro, kano kagabo karirimba ngo bari joro. Inshuti ye abantu baramanuka baravuga ati ariko no mundi uriya muntu uririmba bari joro gutyo akagenda gutyo. Nicyo kintu rero nicyo cyatumye abahanzi abantu babatinya. Sometime babona uri mutoya bakavuga atari kuriya aracyari muto, nta bibi yakoze, ariko n'umujura. Turwana rero n'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu mushima Imana. Wowe waje kwinjira gute mu ntuza mu nganzo, gukunda umuziki? Yego mu rugo wasanze babikora, ariko byaje kukuzamo bite kugera aho bigira umwuga, kugera aho ugera ku ndirimbo nka z'amaguru, kugera aho ugera mu mabande? Wagiye ubana n'abantu mu mabande akomeye kandi meza y'ubuhanga, wagiye ugenda ibihugu bitandukanye kubera inganzo, ugera naho ugira kwafe yawe ya wenyine y'amasunzu abantu benshi bakundaga cyane. Nanjye mu izina ryabo nkambasabye ko twazongera tukazabona ya masunzu mu minsi iri imbere. Oya niko bimeze. Wowe urugendo rwawe mu muziki kugera aho ugeze uyu munsi rwaje gute? Urugendo rwanjye rwatangiye, umuziki aho rwatangiriye? Urugendo rwanjye rwatangiye ndi umwana muto wiga mu wa 4 primaire, kuko niho namenyeye agaciro k'ibyo nkora. Ko mu wa 4 primaire ndi umwana muto bajyaga batubwira turirimbe mu ishuri, kuko hari ukuntu baduhaga ikizamini cyo kuririmba n'icyo gushanya, noneho kikaza kiyongera ku bindi bizamini baduhaga mu ishuri. Rero ngiye iyo naririmbaga indirimbo yanjye. Uyifite wiga mu wa 4? Noneho ngeze mu wa 4 rero aho ngaho byari imbere mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Noneho ngeze mu wa 4 nibwo umwarimu umwe, ari umwarimu witwaga Nyese hano kuri EPA, niho nigaga. N'umwarimu witwaga Anyese aravuga ati kandi uyu mwana yazavamo umuririmbyi, yazavamo umuhanzi mwiza. Banditaye mu gutwi. Maze no kuba rivuzwe na maîtresse niko twabitaga, kuba rivuzwe na maîtresse buriya ni ndavuga ni bane Anyese kabisa ubwo ambwiye ngo nzaba umuririmbyi. Icyo gihe bavugaga baririmbye ibintu by'abahanzi nari ntarabimenya. Noneho ndavuga nzaba umuririmbyi, nzaba umuririmbyi nyine banumva bije gutyo. Nibwo nahise nkora indirimbo ya mbere, kuko baje gukora umunsi mukuru ku kigo, abantu baza kudusura, nimba barabitaga burugumesitire aza ku kigo kudusura. Iyo ndirimbo yawe wayikoze ute ko wari ukiri muto? Wayikoresheje iki? Wayikoze ute? Narayiririmbye nyine, narayikoze indirimbo nyine. Narayikoze umwana. Nayikoreye aho ngaho, kuko umwarimu yaravuze ati hano dufite n'akana n'umwana w'umuririmbyi, bahita bavuga ngo naza twereke. Mitaro ndirimba indirimbo yitwa Gati. Yahise inza mu mutwe, kuko ahanini niko mbikora. Ahanini ndicara, sometime iyo ngiye guhimba indirimbo bikunda kuza nijoro, cyangwa se bikaza nicaye indi ngenyine, cyangwa se bikaza bitewe n'ikintu mbonye kinshimishije. Icyo gihe rero baravuze turiya muririmbyi aze, mpita numva nta kindi kintu ndi bukore, mpita nza nyine ngo indirimbo ngo akana gati ncuranga gusa, icyama gitari nkayicuranga ku munsi mukuru. Mbona barishimye, mbona bigenze gute, kari gafite n'injyana. Mbona barishimye, mbona bigenze bite, ndavuga ni
bya bintu wawe ndatambibwira mama ngo nyine mama aravuga ati okay uzabikomeze nuko rero byahise biza buri gihe nkazajya mpora mfite akaririmbo buri gihe ama repetition kwitoza umaze kuba mukuru wagiye witoreza hehe kwa bande bagiye gufata akaboko bakavuga bati iyi nganzo itazatakara ahantu hambere nabanje kwitoza hari mu rugo abantu benshi bita kwa mama Burahimu nyine mu rugo ahantu hambere nabanje kwitoza ko hari ibimodoka byagiye bihapfira none nkajyaho nkabikubita nkitoza none haza kuza mubyara wanjye wari uvuye muri Tanzania aza nyine nawe ari kuvuga ati muri Tanzania abantu bararirimba ibintu bya hip hop byo nari ntarabimenya ntazi niki turaza none haza uwitwa Mahoni Boni nawe araza duhita dukora iriya ndirimbo yitwa Malaria yewe Malaria tuyihashye tuyirwanye ubwo rero mpita noneho numva bitangiye kuryamo gutyo hakazana bariya nyine na Kamariza bariya nyine bose navugaga bakazajya baza ariko urumva bariya Bakamariza bari aba legends ba Makanyagara aba legend uri umwana muto ikindi bitewe na quartier wakuriyemo n'iki ibintu by'umuco wahuragahe nabyo Makanyaga we ni tonto noneho aho ngaho niho natangiye kurepetera biragenda bizamuka nza kujya muri timu yitwa Isaro Band yarimo Saidi Braza n'ibiki ariko haza kuvukamo ikibazo nacyo sinkizi nyuma ntiyakomeza sinayikomezamo nza kujya mu yindi band yitwaga Afrika Muzika yari umugabo w'umusirikare wari utuye mu ikaritsiye aradufata nyine aramfata afata n'abandi bana aradukoranya tukajya turepeta ko nari nzi gucuranga gitari hari n'abandi bakongomani babiri yazanye tukarepeta twamara kurepeta akaduha akajerekani k'amata nuko nguko noneho nyuma nza nabyo mbona ntago bikomeje nza kubivamo niko nakomereje rero muri Holy Jadoves icyo gihe n'amashuri amaze kurangira ibintu by'umuco kuntu byo nabijemo byatewe n'ababyeyi banjye kuganira cyane ku bintu by'umuco ikindi kunjyana muri vacances mu giturage mu gihe cya vacances ko barambwiraga ngo nutsinda tuza kujyana muri vacances ngiro nakundaga ibijumba na n'ubu ngubu nkunda ibijumba nta handi hantu rero naryaga ibijumba byokeje turetse mu cyaro Holy Jadoves yari band nziza yakanyujijeho yakunzwe yatangaga ibyishimo burya yaje kurangira ite waje guca gutya undaca gutya Holy Jadoves yaje kugenda biti ndi umwe mu bantu ba mbere bari abafana ba Holy Jadoves abantu benshi bari abafana bayo kuzana n'ubu ngubu ndabibona ari nabyo byongeye kunsundikira mu muziki nkawugarukamo uzagaruka nka Holy Jadoves cyangwa uzagaruka nkawe Maguru ubwo ndaje mu kanya mbisobanurire Holy Jadoves bya bindi nyine bajya bavuga ngo ni indirimbo ya Sudi Mavigi ko Sudi Mavigi nawe twari duturanye ari no mu bantu bamfashije kwiga cyane gitari ari indirimbo ivuga ngo urukundo uwo rushatse ruramusanga ni nk'urupfu iyo ruje rugatwara umuntu niba ukunze umwana nawe akagukunda wumva iteka yajya ahora kwicaye iruhande ninabana n'inshuti yanjye nkunda simbi nzarinda njya mu nda yisingi ifite agahinda so rero Holy Jadoves kurangira kwayo donc niyo shema twagiye dukundwa ko twari tukiri batoya nibwo twari tukirangiza amashuri twese abandi tukiri mu mashuri ninjye wari urimo mutoya mbega ninjye bucura muri bo wari urimo nyuma ariko haje kuza undi bucura nawe witwa Severe nibwo byoge nahise ngira amahirwe mbona undi murumuna wanjye nyuma noneho twese byageraga igihe tugakundwa urukundo rukatuganza umuntu nyine akabagiye gutyo undi agakundwa urukundo rukamuganza noneho tugira ibyago twese tugakundwa turi kujya ku migabane yo hanze y'inyuma y'igihugu naho ngaho batarangiraga nishaga mwagiye mwicira gutya urukundo ruba rutujyanye gutyo noneho tujya no mu bihugu bitandukanye byibuza nko mu Bubiligi duhari turi batatu muri Suisse hari umwe mu Bwongereza hari undi mu Bushinwa hari umwe muri Amerika hari umwe ubwo mwese muri ibyo bihugu bitandukanye mwagiye mujyanwa n'urukundo
urukundo pe nta muntu wahagurutse ngo keretse wenda njyewe ninjye wagiye wijyanye ariko nanjye nyine nari mfite urukundo nyine rwari rwaramaze kugeraho n'urubyaro kuko umugore n'umwana deja yavuye hano twarabyaye. Uriya mudamu mwabanje kubana inaha? Twabanje kubana inaha. Inaha mwabanje kingana iki? Ni nk'imyaka 7. 7 yagezemo? Nyuma y'imyaka 7 mwimukira mu Bubiligi mwembi? Nyuma y'imyaka 2 twimukiye mu Buholandi. Muri Holandi? Nagiye musanga mu Buholandi. Ko ngiye nagiye mu masomo mu Bufaransa. Nice mvuye mu Bufaransa njya mu Buholandi. Tuba turabanye. Usanga umugore n'umwana? Nyuma nza kwimukira mu Bubiligi n'abariko baza mu Bubiligi. Ubu murabana mu Bubiligi? Twese turi mu Bubiligi. Mwembi muri mu Bubiligi? Ntabwo tubana ariko twese turi mu Bubiligi. Kubera ko impamvu mvuze gutyo ugeze kuvuga ku kintu kijyanye n'abana, uvuga ko ufite abana 3, uvuga uburyo umwana yatumye ureka umuziki ukabanza ukita ku muryango wawe cyane, wifuzaga ko waba responsable. Ariko nanone kuri story yabayeho yuko mwaje gutya mugasepaha, ntabwo byafekise umuryango wawe cyane cyane abana? Byabakozeho ariko kubera ko nzi ikintu cyitwa uburere. Uburere ndabuzi, impamvu mvuga ko mbuzi nuko nabanje kubuhabwa n'ababyeyi banje d'abord. So uburere bampaye n'urukundo bampaye byimukira muri njyewe, biva muri njye bijya mu bana banje. So nakoresheje uko nshoboye singe kure y'urubyaro rwanje. Noneho mbaba hafi, toujours mbaba hafi igihe cyose mu maso yanjye. Ntibazigera babona umujinya mu maso yanjye uberekeyeho. Nubwo umwana wanjye yakora ikosa ringana gute, ko ndamufite ugira amakosa menshi ariko uburyo muhanamo. None wabashe kubijera gute ibibazo wahuye nabyo no kugira ngo abana bawe batakubona babaye? Ukuntu rero nabashije kubijera, nabikoze nk'umuntu ugiye ku kazi. Babifata ko nagiye ku kazi, ahasigaye iyo nje mu rugo babifata nka papa yaje mu rugo, ariko bakaba babizi ko papa iyo aje mu rugo araragiye. Kuko iyo nje mu rugo nzana igikapu cy'imyenda nkayifata, tukagenda tugasohoka tugatembera, tukajya muri restaurant tukagera dute, nataha nkoga, namara koga nkakora imisatsi y'umukobwa wanjye, ko nkunda kumukorera imisatsi. Ni nacyo kintu ahita mbwira iyo mpageze. Kuko buriya hari imisemburo iva ku mubyeyi n'umwana, cyane cyane iyo ukunda kumukora mu musatsi. Wenda abantu babyize wenda bazaza kubisobanura, cyangwa se mbonye undi mwanya nazabisobanura. So nkamukorera imisatsi, namara kumukorera imisatsi, ko n'ibyangombwa byose byo muri salo bakoresha imisatsi y'abakobwa ndabifite, birahaba, ari iwanjye birahari, ari n'iwabo birahari. Noneho namara kumukorera imisatsi nkoga, nkambara ya myenda nazanye, nkagenda bazi ko ngiye ku kazi. Ariko umwana mukuru wamaze kubimenya, kuko namubwije ukuri. 12 ku mwana muri babana bacu habari abavuka hari ahantu urabizi ko bari bakuru, ibitekerezo byabo biri hejuru kurusha ibitekerezo. Hari igihe kigera kuko bari abana bahariya bari open ya bazi ubwenge, bari smart. No kumuganiriza ntago wamuganiriza nk'umwana. Waramuganirije n'umwana w'imyaka 2 ntago wamuganiriza nk'umwana, umuganiriza byose nk'umuntu mukuru. Kuko icyambere uba ugomba kurema ubwonko bwe rero uburema ukoresheje nawe. So iyo urema umwana, ni bya bindi nakubwiye ngo abirabura turabatesi, kuko baturemyemo ibintu by'ubutesi. Umwana uraguye, pole, imporege, haya ntago bibaho. Uraguye, warangaye, akabyumva ko yarangaye, mu bwonko bwe cya kintu cyo kurangara kikavamo. So rero naramuganirije, njye twaricaye ko njya mfata igihe umukobwa wanjye mukuru akaza, tukicara tukaganira, nkamubwira nti cyane cyane yagiye gutangira amashuri. nk'ubu ngubu mu kwa 9 yaratangiye, sinari mpari, nesheke ikomeye cyane, ariko ubundi ndamwicaza nkamubwira nti muri uyu mwaka
wowe urumva ugiye gukoramo iki kuko ubu ngubu ni umwartiste ari gukina amateatre ariko ari kwiga n'ibintu by'amasinema ko ku ishuri mwarimu yaramubwiye ngo ati ibi ngibi akunda gushushanya akunda n'ibintu by'amateatre mbese ni wowe musamusa undi akunda kuririmba bari gukina violo undi akunda gukina violo n'umuhungu ni ukuvuga ngo bo icyo nkora mbabwiza ukuri bampa plan y'ubuzima bwabo nkabwira ni muri iyi plan yanyu uko mbyumva ndumva iki ngiki ushobora guhomba kindi ushobora kunguka niho rero byageze arambwira ati pardon uyu munsi nta kintu dufitanye plan yanjye nshaka kumenya nimwe wowe na mama bite hari ikintu yahise ambwira mpita mbona ko kumucenga ntabwo bishoboka yahise ambwira ngo mfite inshuti yanjye papa we ni umushoferi w'amakamyo aragenda akagaruka icyumweru kimwe iminsi 3 ayimara ari ku kazi icyumweru kimwe akakimara mu rugo wowe vipi ukora iki ku buryo ugenda amezi ukazagaruka wowe ukora iki mpita mubwira nyine excuse ko byagenze mubwira buri kimwe cyose ntago yahise ansubiza cyangwa ngo mbaze ibindi aragenda nabwo yicaza nyina aramubaza epi arongera aragaruka arambaza ndamusobanurira epi we yifatira umwanzuro kuko yaratubajije twese sinamubeshye na nyina ntiyamubeshye epi rero yifatiye umwanzuro avuga ko sava ubu igihe kizajya kigera noneho nze hariya nk'uje gusura papa ikindi gihe nze mu rugo nk'uje kwa mama kuko ngomba kuba kwa mama igihe kinini ariko nzajya nza no kwa papa nuko nguko rero byagenze nuko mbana nabo ariko nawe byanze bikunze nk'umuntu wari wifuje family hari igikomere byaguteye kinini hari igikomere byanteye kinini icyambere kuba udataha ngo ugere kuko ngewe icyambere iyo nageraga mu rugo iyo papa yageraga mu rugo nawe yari umushoferi w'amakamyo iyo yageraga mu rugo yahita avuga ngo nzanira kamambiri ngewe numvaga ari byiza kwirukanka nkazimuzanira ari nge wa mbere ngewe numvaga ari byiza ikindi agahita avuga ngo nta cyayi babwire banzanira icyayi ubwo wenda nkabona undi mwana arirutse yantanze turi gutanguranwa ko twumvaga kubona papa mu rugo ni ibyishimo byatari ubu ikindi kwabaga ari ukumuregera ibyakubayeho igihe cyose atarahari ugatekereza ko wagombye kugera mu rugo hakuzanira akamambiri noneho ngahita ntekereza ko nakagombye kugera mu rugo ko numvaga ko umuco wanjye niwo nzi uwo mfite muri njye niwo nzaha abana ikindi rero mvuga ko nahombye kinini ni ururimi kuko icyambere byari mu nshingano zanjye uriya muzungu kumwigisha ururimi rw'ikinyarwanda ikinyarwanda arakizi pe municaranye hano arakivuga kandi niwe muzungu wa mbere sinzi ni hari abandi bahari kuko hari abazungu benshi twakoranye hano hari uwitwa Yani uriya directeur general w'Akagera Motoro bariya twaranakuranye ndakeka ahubwo nanamuruta nimba atanduta w'umwaka umwe sinzi azi ikinyarwanda ariko ntago azi imigani nk'iyo umugore wanjye yarazi umugore wanjye yarazi imigani nuvuga ngo no mu Burayi yahuye n'abantu bakavuga ikinyarwanda araceceka akabumva ubundi yarangiza agahita agusubiza mu mugani ikindi yarazi indirimbo nyinshi nuvuga ngo iyo ageze ahantu we bakunda kumuvuga akavuga ati dore uriya muzungu dore ukuntu aheka abana nk'ikinyarwanda uriya nguriya iyo agiye kugusubiza rero agusubiza mu mugani cyangwa se agahita kuririmbira hari umuntu yigeze kuririmbira ngo shatsi inshuti zirananiye nizo najyaga niringira uwo muntu kuzana n'umugubu niyambonye atavuga ngo shanga umugore wawe yaranyuriye mwese yaguciriye gute ngo iriya ndirimbo yaririmbye ngo ifite icyo yavuga nkamuga none se kuki wari uri kumuvuga icyo yavugaga umuntu urimo wifuzaga rero ko wowe nawe mwafatanya kurya abana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda icyo rero nicyo kintu nahombye kubera ko ubu ngubu abana banjye ntago bakibasha kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntago bakibasha kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda donc nyine ni bike ajya kubwira ngo tujye ku meza icara urakoze ariko kukivuga none 100% byaragabanutse niyo kivuze wumva harimo ya max ya kizungu ibyo rero nibyo bintu numva nahombye none ubundi bintu bikunda ku affectinga ngira ngo aba jeune benshi bo mu mujyi wa Kigali
bagiye bakora biriya bintu wenda we wagiye ku buryo bwawe Imana ibahuriza hano ariko hari n'abandi bagenda no batazi nabo basanze ese bahuriye kuri social media abandi bababonye n'ahangaha nyine abantu basanzwe n'ahangaha kuko afite ibyangombwa akaba afite inyota yo kubavuga ngo ndamushaka kugira ngo nanjye mve muri Afrika cyangwa mu Rwanda nje kuba hariya abajene bose bumva ari yo dream yabo kujya kuba muri biriya bihugu byateye imbere abenshi barabyifuza nta nubwo ari bibi ariko kureba mu nzira ugiyemo abenshi no kuko inzira yoroshye ari ukujyanwa n'umufasha wawe basigaye bemera kondisiyo zose zishoboka ariko umuntu akamujyana yamugezayo ubuzima bukamuhinduka cyangwa se bukamubana histoire zitandukanye nyinshi sinshaka kugutoneka ariko aba bantu benshi bagenda bahura n'ibi bintu bakajyanwa bagahura na histoire nk'iyawe n'iyundi n'iyuriya bakaba bagikomeza no kubikora wenda wowe inama wabagira nk'umuntu wahuye nabyo niyihe njyewe nahuye nabyo nanagezeyo nasanze atari njye jyenyine hari abantu wenda bajya bicara bakavuga ati wowe bane umuzungu n'abirabura biraba kuko n'abirabura biraba mwavutse muri quartier imwe hano Nyamirambo barari bajya babagarura bajya babirukana mu mazu uragenda ugashaka umugore cyangwa se ugashaka umugabo ukamukura hano ukamugeza aho umujyanye hariho hose yamara kuhagera akakunanira cyangwa se akakunaniza ibyo ngibyo bibaho mu bantu bibaho noneho ni byinshi birahari cyane ariko biriya ikintu mbifata ngiye si ukuvuga ngo ni igikomere kuko ngewe ikintu umutima wanjye wize ni kimwe kwiga kwakira buri kimwe cyose noneho muri bya bintu nakiriye nkakuramo ubugoryi bwanjye nkabyiga kugira ngo ubutaha bitazongera kumbaho kuko mu kinyarwanda hari umugani uvuga ngo igiti kigukora mu jisho rimwe ntigikomamo kabiri iyo gikomyemo kabiri uba uri ikigoryi ni ukuvuga ngo mpita ndeba nkavuga ni ubugoryi bwanjye burihe muri iyi mibanire yanjye n'uyu muntu no mu migendere yanjye ni ukuvuga ngo iyo nsanzemo ubugoryi bwanjye ndicara nkabwiga noneho nkakira umutima wanjye ahubwira ni umutima wanjye sabira imbabazi ukampa gusaba imbabazi wa muntu nkamusaba imbabazi kuko nakoze ubugoryi butuma ampemukira cyangwa se njye muhemukira cyangwa se ibyifuzo by'inzozi ze yaramfiteho mbyica kandi wenda uwo muntu yaramfiteho ibyifuzo by'inzozi yari yarambonyemo inzozi z'ubuzima bwe icyo gihe nkabyica icyo gihe rero ndabanza njyewe ubwanjye nkisubiramo iyo nsanze hari izindi mpamvu ndicara avuga ni oke nta kosa ndimo reka nshaka ubushuti bwiza no kuri uriya muntu cyangwa se nshaka ubuzima noneho kuko ubuzima nibwo buguma ibindi birapfa ariko ubuzima buraguma icyo rero navuga ni uko tugomba kujya dukora atansiyo ku kintu cyitwa urushako urushako ntabwo ari umukino kuko njye bimaze kubibona noneho n'ikintu kimfashije ni uko ngiye kumara umwaka hano ndi kubibona iyi ngiyi niyo dream y'abantu benshi nanjye ubwanjye it was my dream gushaka kuko nabonaga bagenzi banjye baragiye yamara kugenda ni na byiza kuko ngewe ntago nakuze nshaka kwigaragaza cyane ngo nambare neza ngire gute memere neza abantu babone ko ndi umuntu woya nakuze ndi umuntu uri muri vie spirituelle ntago mba muri vie spirituelle ngiye mba muri vie spirituelle vie yo guca bugufi vie yo guca bugufi nk'umuntu w'umusiramu nagiye mbyigishwa nize Qur'an cyane guca bugufi nicyo kintu cya mbere gifite agaciro kuri iyi si kuko utabashije guca bugufi kuri iyi si ntago wabasha kubona umurongo ufatika kugira ngo uzagere mu ijuru cyangwa se uzagera aho wifuza kugera niyo guca bugufi niyo principe yanjye d'abord uje ukantonganya nubwo waba uri mu makosa njye mbanza guca bugufi ntakumva ibyo ngibyo rero byahise binyigisha binanyereka ndareba mbona dream nyinshi z'abantu bari hano nanjye ndimo kuko nanjye narabishakaga kugenda nkasa nka bagenzi banjye abantu bakajya bumva ngo nanjye naragiye kuko numvaga ari igisebo kuba bagenzi banjye baragiye abo twiganye abo twakuranye kuko nta nubwo abagiye nta nubwo ari muri Horijadovuzi gusa hari n'abantu benshi hari abantu benshi abo twakoranye abo twagize hari abanyamakuru ubwabo twakoranaga bagiye hari abaririmbyi hari nabo twagendanaga kuko iriya timu yacu yarakunzwe cyane kandi ikundwa n'abazungu n'abashakaga abagore b'abazungu
barazaga bakaza bati Ramaguru duhe deal njye nabaga mbafite nkagenda nkaririmba nkahita mvuga nti uriya namubonye ari muri za style turi gushaka none hari n'ikindi kintu nari ntaramenya abazungu ari ukuntu baza gushaka abagabo muri Afurika akaza gukora akazi ariko akaba bizi ko azagenda atwaye umutipe n'abagabo niko babigenza kuko abagabo bo bamaze kubona secret ko abirabura bubaha abagore ako kantu baba bagakeneye kubona keya byibuza ivuye ku mugore baba bayikeneye so rero byagiye bituma cya kintu cyitwa urukundo no kubaha undi muntu kirabura kubera ko wowe ufite indi viziyo ufite target noneho kubaha undi muntu ikabura nihayeho nk'urugero njye numvaga nshaka kugenda nkagera mu Burayi nkahicara ariko maze kuhagera mbona nyine mfite umwana mfite n'umugore mbona mfite izindi nshingano ndavuga nti ngomba kwicara hano ikizaba cyose ariko wenda hari ibintu byagiye bibamo bitatumye ibyo ngibyo bikomeza ibyo ngibyo rero byo bintu ndi kubwira ku bantu hano baba bagiye gushaka sibyo umuntu uramutse ushatse kujya i Burayi ibyiza bituma ubona impapuro ugahita ubona akazi ni ugushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo nibyo bintu bigezwe kuko ibintu byo kuba kugenda uri impunzi ndakeka ntago muri 2022 nta munyarwanda w'impunzi uhari kuko n'abazungu bamaze kubimenya iyo abibonye akumva ngo uri impunzi ahita atekereza ibintu bibiri swat uri kwihisha cyangwa se swat uri mu bantu bafite ibibazo bikomeye cyane na leta y'u Rwanda ibyo bibazo rero biba ari ibihe ushobora kuba waribye amafaranga cyangwa se warakoze ibindi bintu ubundi ko babyumva kuko ndabafite benshi b'inshuti zanjye bajya nyine babimbwira nk'umwavoka wanjye ni umuzungu ngiye mfite abavoka babiri mfite umwavoka umwe w'umuzungu w'umunya-Israeli n'ubundi w'umurundi nibo bajya bamfasha mu bintu by'amategeko ibiki n'ibiki kuko kuba mu Burayi ukahabasha utazi amategeko ntago bishoboka kuko itegeko nicyo kintu cya mbere iyo uzi itegeko uba ufite ubuzima bwo mu Burayi ubuzi ibikurengera ubuzi n'ibitakurengera niyo mpamvu kuhaguma no kuhabona ibyangombwa byanshobokeye kuko nari mfite nyine abanyamategeko rero icyo kintu nicyo kintu cyiza kugenda ushatse umugore cyangwa se ushatse umugabo ugahita ubona impapuro ikibazo nuko izo mpapuro zimaze kuboneka urwo rugo ntago ruguma aho ngaho nashakaga kukugerera nuko ntago uba watekereje kuri cya kintu ushaka d'abord ngo utekereze n'umuntu ugiye kugikoreraho kuko birashoboka hari abantu benshi babigezeho akavuga ati ngewe ngiye gushaka ibyangombwa kandi ngiye gushaka n'umugore icyo gihe ushaka umugore wumva koko niwe ugiye gukoraho ubuzima bwawe busigaye kuko urugo narwo ni gahunda y'ubuzima bwawe busigaje nyuma yo kuva mu bujene bwawe kuko uko biri kose buri muntu azava mu bujene agere ku yindi etape kuko ubuzima ni nka esikariye ntabwo waba ufite ubuzima bwawe bwaba bufite esikariye 10 ngo usimbuke uhita ugwa ku ya 8 uhita uvuga ngo iya 9 n'iya 10 ndahageze ndarangije wowe ntabwo icyo gihe uba urangije uba ufite ibizazane byinshi cyane kuko ari esikariye wasimbutse hari ibyo ugomba kuzazisubiraho za esikariye zose rero ugomba kuzizamuka imwe kuri imwe noneho ukareba ukavuga uti ngewe ngiye gushaka umugore cyangwa se ngiye gushaka umugabo ariko ndashaka umugabo umeze ute ndashaka umugore umeze ute mfite urukundo rungana gute kuko ni na byiza ko umuntu yicara agapima urukundo rwe ko ngiye urukundo ngiye gusanga ngiye ndamukunda uriya muntu ngiye gusanga ni ukubera ko shaka ibi uriya muntu ngiye gusanga twabyarana twakubaka kuko hari nk'umuntu nzi we yazanye umugore akimugeza mu Burayi ku cyumweru cya mbere yagiye kumufata ku kibuga cy'indege amaze se hari umuntu wabuze hano umugore atishwe nta muntu nzi uko uwo muntu simuvuze izina rero n'inshuti yanjye ni umunyarwanda ni umunyarwanda aba hariya mu Bubiligi akorera Matonge amaze gushaka umugore akimuhageze ati nta muntu nzi
umutipe araza nyine bamarana icyumweru cya mbere cyo kumumenyereza ambwira ati hano niho uzajya uhaha, hano ni gutya uzajya ubigenza, gutya na gutya, gutya na gutya, gutya niko uzajya utega bisi, kuko yasanze ibintu byose yarabimuteguriye. Arangije ajya kumwandikisha, kuko duhita tujya kwandikisha abantu kuri komine, cyangwa se bahita bajya kukwandikisha kuri komine. Hari umuntu waje akakwishingira. Rero wa muntu, impamvu ndi kubivuga ngo ugomba kubanza gupima urukundo rwawe kuri uwo muntu, kuko uriya muntu uba ugiye kumuyemukira. Icya mbere arakwishingira kuri buri kimwe cyose. Donc ugize ikibazo niwe babaza, ugize ikintu kiba niwe mu mbere babanza umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, wewe agomba kukwishingira. Hari n'abandi bagabo baza gushaka abagore mu Rwanda kubera ko bamubonye ni miss, ni beauty, ukuntu amubona kuri Facebook, kuko abenshi barura kuri Facebook. Bye biriya bintu maze no kubipinga. Nimba ubonye umuntu ugerageza urebe ko ari reality, ko muhuza ibyo akubwira niba ari byo, nimba umubona hari byo, unagerageze uze bya bindi by'ukwezi kumwe ntubikore, kuko ukwezi kumwe umuntu ashobora kukwihanganira kwihishema, ariko amezi 2-3 ntabwo umuntu azabasha kuyamara kwihishema, azahita yigaragaza byanze bikunze. Ubwo rero bagiye bamujyana kuri komine, bamaze kumujya kuri komine nagona, wagera kuri komine kwandikisha ibiki byose ukajya mu komine. Mutipe bigenda biti nagona, mutipe yaramugeze kuri komine, rafiki yangu yagani ndi kukuvugira ibintu noneho amugejeje kuri komine, arandikisha agira gute umutipe. Ubwo umugore uri kumva ko ntarabona ibyangombwa, nibwo bakimara kumwandikisha. Umugore ntibaranaza gusura, gusa banditse ngo hari umuntu waje komine, kuko komine iza gusura, agent de quartier aza gusura. Agent de quartier rero aba ari umupolisi, aza gusura nka nimugoroba arangije akazi, araza nyine agasura, aranagutungura, arikora inshuro 3. Ubwo umukobwa tipe icyumweru gishize amaze gukora ibyo ngibyo, ajya ku kazi yakoraga ku kibuga cy'indege. Umukobwa umutipe ni umutipe wari washatse umukobwa. Ese n'umutipe wari umukobwa ajya ku kazi, agiye ku kazi, sagiye ku kazi mu gihe ari kujya ku kazi, ko yakoraga amarivrezo. Mu gihe ari kugenda ari kurivura, abona umuntu usa nk'umugore we ari kumwe n'abandi batipi bagenda mu muhanda baseka baciringa, bati yewe urareba tipa ati umuntu ukoza nk'umugore wanjye, ariko se ko yambaye neza imyenda yindi yayikuye. Ntiyabyitaho. Tipa arataha asanga inzu irafunze. Arasona wapi, arakomanga n'intoki wapi. Tipe nta rufunguzo rundi yari afite, ariyeranje ahamagara nyirinzu. Nyirinzu aba afite izindi mfunguzo, nyirinzu araza mu rufunguzo, ahita guca amafaranga, ahita guca 80. Barandahiye ngo ni amafaranga iyo utaye urufunguzo, ahita guca 80 iyo utaye urufunguzo, ahita muca 80. Ibene jama arinjira mu nzu asanga umugore me kugeza na n'ubu. Umugore we ahubwo yashidutse ari kumubona, yakwigirana mu kabari, akabona umugore wari mu kabari ari guseriva. Ese madamu komine byaje kurangira bitese yaraje nyine, komine yaraje irababura, isanga umugore nayo ihamagara umugabo, none se umugore yahise abona akazi. Mutipe ati ariko nyine kwa ko bimvaga kimukunze ategeye abandi ari kuvuga atazagaruka, ati hoya abantu yagiye gusura, afite grand sœur we ubi Paris, yagiye i Paris. Ati okay, n'ubwa mbere ubwo turongeye turihanganye, tuzagaruka mu gihe iki n'icyo azaba hari. Bagarutse bwa kabiri, bagarutse bwa gatatu, baramubona bagati mane wewe tima waratubeshye kabisa. Agera nyine ababwiza ukuri, aragira ati ngewe umuntu nazanye ni gutya na gutya, ntago yaje. So harimo n'ababikora kubera ubwenge buke, bikarangira batabonye izo mpapuro baje no gushaka, noneho bwa buzima bwo mu Burayi bukagora. Buriya ngiye ikintu nabwira buri muntu wese wicaye, sinkubwiye ngo wange Uburayi ngo ugende ubwange ugire gute, simbukwangishije, kuko nanjye iyo buza kuba ari bubi ntago nabusubiramo. Ariko haguruka hano uzi neza ikintu ugiye gukora, uzi ikikujyanye, ufite na garanti, ufite na assurance, unavuga uti nibinanga bizagenda gutya, plan B zahindukira nigarukira iwacu. Ese bundi cyane cyane abagore nibo bakunda guhinduka abagabo. Ubundi kucyo bahinduka, baba ari abazungu babatwaye, baba ari abanyarwandakazi babonye ibyangombwa babajyanye. Nk'abagabo mwe mugerere mugahinduka. Mbajije ikibazo cyiza, nk'abagabo mwe mugerere mugakora mbajije ikibazo cyiza nacyo najya mvuga. Okay, abanyaburayi bambabarire, ngewe atake Rasta
kwicara imbere y'abantu bangana gutya ntazi umubare ntazi n'agaciro bafite ntazi n'ukuntu bangana birangora kugira ngo mbicare imbere mbabeshye tujye tuvugisha ukuri kugira ngo bigire abandi bantu byigisha kuko hari undi muntu dushobora kwicira chance wenda we yagera mu Burayi yifitiye mu bwonko afite urwo rukundo afite bigakorwa neza akiterera imbere ariko kubera ububi bw'ibyo tugenda dukora bigatuma ayo mahirwe yabura ubu hari abagabo benshi hariya babuze abagore ariko bakeneye abagore sibyo ubwo icyo gihe mbikubwiye nakubwira impamvu abakobwa hariya batabona abagabo bakubwira n'impamvu abagabo baza gushaka nanjye icyo kibazo nkunda kukibaza ese hari n'abagore bariyo hari n'abagabo bariyo ugasanga umutipe burahirwa gusetsa ati nshakira fiya umukobwa burahirwa gusetsa ashakira umugabo social media zarateye bagahurirayo ese mwagiye mushaka abo musanze Burayi aho Kigali mu bashaka tuzatubashaka icyo gihe rero nkurikije cya kibazo warumbajije yes harya warumbaje gute mwajije impamvu mugerayo mukananira impamvu warumbaje ngo impamvu abagore bagerayo bagahinduka abagabo rero ikintu cyiza abagabo benshi iyo turi hariya turiyemera sibyo kuko ngiye nimba nkoherereje 10 ry'amayero ni ibihumbi 10 hano binarengaho sibyo nimba nkoherereje 100 ni ibihumbi 100 nimba nkoherereje 300 kuko hari abayasagura ariko ntago bajya barenza 300 abenshi nakoherereza 300 ikindi akakuba ngo fata inzu isabarangaye abenshi bamaze kubona n'amakredi barayubatse aranaza akakujijisha ati mfite ahantu hari abo haba nzajya mpishyura akagera gute akajya gukubita iryo jana nawe wabona uri mu nzu nziza imeze neza ukavuga uti okay sava ndabyemeye kuko hari abakobwa benshi bajya hariya bari bafite urukundo bagera hariya bakabona ibintu byose barababeshye agahinduka rero turiyemera cyane tukiyemera ku bantu bari hano tukabereka ibitangaza none wa muntu yamara kugera mu rugo rwawe agahita abura buri kimwe cyose nawe nibyo bakweretse icyambere hari igihe agera mu nzu yawe agasanga kafari zirakwishe kafari z'izindi ibinyenzi agasanga birakwishe ibi basari inyenzi zibayo birahaba njye n'umwana ngo nago nzicara hano ngo ngubwira niba muri kubaza nawe wagezeho uriyemera cyangwa wagezeho badesi oya njyewe kwa ko njyewe nagiye njyanye n'umuzungu nagezeyo sinakwiyemera nagezeyo nca bugufi ujya urenze nca bugufi kuko nasanze umuryango ngiyemo icyambere wari umuryango w'abakire hari abantu bafite hoteli umwana wawe yabaga inaha yikundira abantu bafite hoteli kuko abantu baba mu Burayi barabizi abantu baba mu biturage basobanukiwe abana bari nibo bantu baba ari abakire kandi babo bari bafite hoteli noneho ibintu byiza njyewe nari mfite ibyo mbakeneye kuko njyewe mu mutwe wanjye habamo kwiga kuruta kubona kuko iyo nize nkaba mfite ubumenyi mbifata nkaho mfite ubukire noneho ngezeyo byasabaga ko ngomba kubanza guca bugufi ikindi nari umukanishi uraho ngaho ariko atari uwa cyane ntabwo ndi umukanishi w'amamodoka cyane ariko narabikoraga nkajya ngira ikindi nari nkeneye kumenya nimba ndi umushushanya amataburo ni gute nabikora bakajya bama amafaranga kuko nari maze kubona banjyanye muri expo mpita mbona umuntu araje aguze taburo y'ibihumbi 40 ubwo ni 40,000 ndavuga ni ibi bintu nzi kubishushanya bagura taburo y'ibihumbi 40 by'amayero 400,000 ndavuga c'est pas possible miliyoni 40 sorry ndavuga c'est pas possible ndavuga ngomba guca bugufi kuri aba bantu numvaga ko ari abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye na n'ubu ni abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye kuko nubwo nashwanye n'umukobwa wabo hari ukuntu bagiye banyumva bitewe n'ukuntu nabitwayeho nyuma yo gushwana nabo hari ukuntu bagiye banyumva hari ukuntu bagiye bambona ntabwo bivuze ko tutabonana hari igihe ngenda tugasimbuka hari igihe ngenda gaca bugufi biterwa nuko izuba ryaramutse niko nabivuga ubwo rero icyo gihe nubinze kuri cya kibazo cyawe abagabo bakunda kwiyemera ku bakobwa hano ibyo ngibyo nibyo bikunda kuba cyane n'abakobwa bakiyemera ku bahungu batwaye n'abakobwa bakiyemera ku bahungu kuko hano dufite ikibazo kimwe cyo urubyiruko ntago rufite akazi noneho baranize benshi
hari umuntu ejo bundi mperutse kuganira nawe turi gukora akantu k'agakomedi, ni umuntu w'umukomediyene w'umukomediye wari uri gukora agakomedi nyine turi gukora nyine diplome muri Ndazi. Ibyo niko kantu yakoze ngo ni diplome muri Ndazi. Noneho ukibaza kuko wareba ukabona ni reality. Hari igihe ushobora kubona fotokopi ya diplome yawe ije ikuziyemo ifunyitsemo irindazi cyangwa se ipfunyitsemo capati cyangwa se ijemo ubunyobwa, ukayibona neza ukabona itungutse iwanyu ukavuga iyi ngiyi ko nayo depoje garutse hano gute. So ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cy'akazi. Iyo dufite ikibazo cy'akazi tuba dufite ubukene, kandi ibyo ngibyo urubyiruko rwacu rw'abirabura ntago ruzi ko akazi ni mu mutwe. N'ubwo abakurambere bacu ntago bigeze bashaka akazi, ntabwo bigeze basaba akazi, ntabwo bagiye i Burayi kandi babayeho neza. Ariko twebwe twamaze kwishyiramo ko twarize, twarabimenye, tugomba gushaka akazi. Akazi rero karabuze. Oya, n'abajene benshi bari mu Rwanda cyane cyane badukurikiye kano kanya bazi nko ko muri Afrika nta buzima buhari, nta buzima buhari. Agomba kujya kubushakira byanze bikunze mu bindi bihugu. Donc niko bimeze. Nkanjye nkigera hano abantu bavuga bati wakora iki, twaje gusanga uko ntacyo twakora. Ariko kuri ubu ngubu icyo abantu bakora ni cyinshi. Ntago ndi hano ngo nsobanure ngo wakora iki, ngo wakora iki, ariko ibyo abantu bakora ni byinshi. Icyambere mu mutwe wawe harimo akazi kenshi. So ntiwicaye hasi. Hari igihe ushobora gusanga ibyo wize si byo uri gukora 100%, cyangwa se bitandukanye n'ibyo wumvaga wari uri gukora, ariko uri mu kazi, sibyo? Hari akazi rero kenshi, kandi akazi kenshi nako mu mutwe, sibyo? Akazi kenshi sako uri bujye gusaba mu biro cyangwa se uri bujye gusaba akantu, ahubwo nako uri bukure mu mutwe wawe. Rero ubwo bukene butuma abakobwa benshi bari gushaka abantu nyine bakomeza baba, noneho bugatuma n'abahungu b'ubungubu nabo babaye nk'abakobwa. Kera abakobwa twarabateretaga tukaba, ariko kuri ubu ngubu umutipe nawe ari kugutereta kugira ngo umuhe. Noneho hadutse ibintu by'abatipe benshi bari gushaka abamama bakuru, kuko aba bamama bakuru icyambere bafite abagabo benshi, akazi kabanye kenshi, uburwayi bwinshi kubera kurya ibintu byinshi tutivuza. Twanatangiye kurya ibiryo birimo ifumbire nyinshi cyangwa se birimo ibintu bifite shimi byinshi, bikatwinjiza indwara nyinshi mu mubiri. Umubiri wacu ugacika intege, amaraso agacika intege. Abagore rero nawe ntago azaba aho ngaho adahura n'umugabo we neza nk'uko bikwiye ngo yumve bana ari d'accord, kandi afite amafaranga, afite iduka, afite amamodokari, afite amamiliyoni ye kuri ntuza. Bane abatipe bamaze kumenya iyo secret bari mu bagore, bakuru baha amafaranga bose nabo bakabakorera imirimo. Abantu bamba barengewe ikintu uko nyibonye niko nyivuga, bamba bari abagore benshi muri iki gihugu bifitiye n'abakope ku ruhande cyane rwose, n'abagabo benshi muri iki gihugu bifitiye udukopine ku ruhande cyane rwose. None aba diaspora nabo bari kuza gucapura abo bantu. Donc hari intambara ikomeye cyane, intambara ikomeye cyane. Iyi ni diaspora iyo diaspora rero ibaza uwo mwana yifitiye igisaza kiri kumuha amafaranga, nawe uri kuza umubeshya, nagera hari agasanga waramubeshye, bana arahita avuga ati n'ubundi ni yare n'ubundi nageze i Burayi, icyo nshaka ni impapuro, reka njye kuzishaka. Ni yare yigendere, ubundi yishakira amafaranga. Reka twisubirire kuri Irasi Kayaga wo mu muziki, turebe mu kanya ugeze kudukomerezaho gake uti ndi hafi kugaruka. Abakunzi bawe abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, aba diaspora muturanye bose turabasuhuje badukurikiye, tubwire uraduteganyiriza iki mu minsi iri imbere kuri bya bihangano byawe na yanganzo yawe nziza twamenyereye kandi dukumbuye? Ikintu cya mbere, inganzo yanjye ishingiye ku muco, kuko Maguru mwakunze ni umuco, ni Maguru ya Sarwaya yo mu mugani twize twese tukiri batoya, n'ibindi. Ni ukuvuga ngo inganzo yanjye icya mbere ishingiye ku muco. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ngiye kugaruka kuko ibyo numvaga ndi kurwana nabyo narabirangije. Umukobwa mukuru ndakeka azi ubwenge, azi ikibi n'icyiza. Ikintu cyanambereye cyiza nuko yakuze yiyumvamo Afurika kurusha uko yiyumvamo Burayi. Kuko n'ababyeyi be, ba nyirakuru, ba sekuru baramukundiye, barabimuha, so bituma n'abandi bamugenderaho. Ni ukuvuga ngo igiti cyashibutse amashami yagiye yerekeza aho akunda Afurika cyane. Ujya umuzana mu Rwanda? Akunda Afurika cyane, na n'ubu ngubu dufitanye umuhari ukomeye. Papa waragiye uransiga, muri Afurika uri kurya ibiryo byo muri Afurika wenyine. Ubugari nicyo kintu cya mbere, turi kurya ubugari wenyine. Afite imyaka 7.
oya yavuye inanga afite imyaka 2 aho ni yari muto yavuye bari kumbwira ati wari uri kurya ubugari wenyine uri kurya ubugari wenyine ni kuvuga ngo rero ngewe ngiye kugaruka mu nganzo zanjye uzagaruka muri style yawe nk'iriya style y'amaguru uvuga ngo hari indirimbo nakoze yitwa i Kigali ivuga ngo nari nzi ko nzaba umukire nimara kugera mu murwa i Kigali ni umurwa w'abakire ngewe mbamo nk'umucakara nimuzambone nihagazeho inyamirambo ho n'iyindi si uvuga ngo rero narayikoze kugira ngo ndebe nimba indirimbo z'ubuzima busanzwe n'indirimbo zo mu kinyarwanda bifite imbaraga zigize none ejo bundi hari indirimbo nakoze yitwa Ngunda n'ubwo wenda ntarabona ubushobozi bwo kuyikorera video ngo mpite ngisohora narayikoze so abantu bose bayumvishije bahise baba dakoro kurusha abumvishije iyo ngiyo ni Ngunda igendeye kuri ya story yo mu gitabo twize ya Ngunda cyangwa ni ivuga ngo kera habaye umugabo akitwa Ngunda akagira abagore 6 akagira mu akaba umukobwa wa Mirenge uwo akaba umukire wa Kuntenyo kuko umugore umwe ntiyari bumubumbe nayo umugani nakoze cyane kudusura ubwo rero abakunzi tuzakoresha ihe link kuko ufite indirimbo nyinshi zitandukanye we ni Rasikayaga ndavuga link y'indirimbo wifuza link y'indirimbo nifuza niyo ngiyo i Kigali bakoreshe i Kigali yo kuri YouTube niba tufite kuri YouTube rero niyo link tugiye kugushyirira aho hasi wowe uri kureba ikiganiro wareba aho hasi hariho link y'indirimbo i Kigali ni ya Rasikayaga ariko nukora muri link irakujyana direct kuri channel ye wita ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira n'ibindi bihangano bye Rasikayaga wakoze kutwitaba kandi uzasubira i Burayi muri no minsi no kuvuga ngo akazi narindi gukora ako narindi gukora nako nishatsemo njye ubwanjye uko niko kwezi kwa nyuma kwezi kwa 6 ngomba kugenda nyuma y'ubuhanzi utari mu buhanzi utakuzi nka Rasikayaga hari ibindi bintu wahisemo kuba wakora wenda nabyo wabisangiza mudukurikiye ibindi bintu nahisemo kuba nakora nurura inkoko nkanazicuruza ibindi ni ubuhinzi ndi guhinga igikakarubamba n'imiteja ibindi bintu nshaka gukora n'ubworozi bw'inzuki ariko mu Rwanda ndikubona ntago biri gufata neza kuko inzuki ntago zigihari cyane mu Rwanda kiretse mu bice bya za Kibungo hafi ya Tanzania ko zirahari so ntago rero ndabona abantu bantizaho nshyira imitiba ariko nibyo bintu numva nshaka gukora cyane noneho epi nyuma biracyari mu gitekerezo ndashaka kuzakora kuko ndi n'umukwiziniye ndashaka kuzakora shokora y'ikinyarwanda yitwa Mutware ikoze mu ki shokora nyine isanzwe iri shokora ariko shokora ikozwe n'umunyarwanda ya kinyarwanda yitwa Mutware kubera ko najyaga nkunda kubona ntuza zijya muri parike Akagera hari inzovu najyaga nkunda gusura yitwa Mutware so nasanze rero yapfuye mu gihe ntari mpari so mpageze ejo bundi nsanga yarapfuye ngira igitekerezo ndavuga ni iyi shokora yanjye on sait jamais hari igihe wenda yazaba international ikagera ahantu hanini wayita Mutware kugira ngo ibifite n'igisobanuro gifatika nuko nguko rero natekereje gukora shokora yanjye yitwa Mutware wow urumva rero ko ufite ibintu natangiye no kuyikora akantu gaceya yayo ndayizi impumuro yayo ndayizi iyo bibaye ngombwa nk'abantu bansuye bimeze gute hari igihe nyikora nkabumbisha nkavuga ati nzagusura vuba cyane kuko nkunda shokora cyane wakoze cyane Rasikayaga wakoze cyane gusura channel yacu wakoze cyane gusura Diaspora +250 cyangwa se +250 twe twakwakiriye abarakurikiye ibiganiro byacu rero twe naho gutaha uyu ni Rasikayaga wadusuye cyangwa se Maguru cyangwa se Ibrahim nkuko yakomeje kutubwira amazina yose twaganire kuri byinshi ku buzima bwe aba mu Rwanda ku buzima bwe nyuma ko ageze i Burayi ibizaza
atandukanye na challenges yagiye nazo mu buzima, twibanda cyane ku bihangano afite kandi tumwifuza ko yakongera agaruka mu ruhando rwa muzika akora ingando cyangwa se inganzo iri gakondo, niyo twifuza ko yongera kugaruka kuko uri umwe mu bantu bakoze inganzo ya gakondo igakundwa kandi igakurwa kuko byimitse. Wakoze cyane kudusura. Nawe mwakoze. Yes, ndi TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic. Twongere duhure mu bindi biganiro biri imbere nakagaruka. Ciao, namukanya.